naramwizeye Kristo nuwanjye ndamahoro nizera ko yambaye umubiri nizera na wa musaraba jambo w'Imana upfurubi niwatinda mumva maze urazuka byose kubwanjye oh hallelujah natanandukanya n'urukundo rwawe oh hallelujah nacampfumbatura mu kiganza cyawe oh hallelujah hallelujah narakijijwe impano y'Imana Kristo wanguza amaraso yawe niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye n'amahoro niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye n'amahoro niki cyavuguruza iyo mpano Kristo nuwanjye n'amahoro hallelujah biswe muri we ugazaseruka nziko nzasa nawe zakayangana zakankinyenyeri ugazaseruka nziko nzasa nawe zakayangana zakankinyenyeri ugazaseruka nziko nzasa nawe mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro igihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu umukiza azanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranije kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye kwa Yesu dufite ubutware dufite ubushobozi
iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye umukiza azanagura amarira yacu yose tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you make possible. Jesus, yeah. Oh, Jesus, yeah, you have done it again. Jesus, yeah, in your special way, what was impossible, you make possible. Jesus, yeah, what was impossible, you make possible. Jesus, yeah, imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana byose birahebuje, nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima ku mirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima ku mirimo wakoze. Amen. Imana ibamugisha, murakoze. Amen. 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 Uri umugisha rwose Denise. Wow. Hey, what amazing daughter of God. What anointed daughter of God, man. Uri umugisha pe. Uri umugisha cyane. Tunejejwe no kugira muri aya materaniro. Yeah. Thank you so much. Hanyuma rero mureke twinjire mu mwanya wo gusenga ho gato mbere yuko twakira umwigisha. Yabagahe ai Denise wabagahe wabyumvise ko you have to be active. Yeah, uri umugisha. Thank you for coming. So tugiye gusenga rero, yego dusengeho mbere yuko twakira umwigisha. Icyo tugiye gusengera si ubwo ni iki nyine, like for refreshment too. Yeah, refreshment y'umuntu nyine ko mwaje abenshi batinze kujoyininga basanga twasoje gusenga. So tugiye kongera dusengeho gatoya hanyuma dusengere umwigisha tumwakire mu izina rya Yesu. Amen. Data mwiza turagushimiye, dukomeje kuguhimbaza, dukomeje gushimira kugira neza kwawe kwinshi. Ndabasaba kugira mushyireho microphone zacu. Thank you, Lord, for your kindness, for your glory. We thank you for this. Thank you, Jesus. Thank you for your grace, your goodness, grace, your unconditional love. Thank you, Jesus.
dufite ibyishimo amaraso ameze nk'ay'abana batanga amaraso arategeyemo arategeyeho just kubera yuko wowe uri umwami wacu tugushimira uri tugushimira kuri umunyambabazi tugushimira tugushimira kuri neca yawe idasanzwe yera igira tugushimira neza nawe umuntu uhabarire muri wowe neza kuhabarire muri wowe turagushimira cyane Yesu tugushimiye cyane kuko watubatuye ku byaha watubatuye ku bwoba watubatuye mu mwijima turagushima cyane ntacyo dufite muri wowe ntacyo dufite nta kintu na kimwe dufite tutagukesha ntacyo manushimwe tunyuzwe nawe tunyuzwe n'ubuntu watugiriye tunyuzwe n'abo watugezebo tunyuzwe n'imbabazi watugiriye turagushimira ko we are person without any kind of past record turi ibyaremwe bishya bidafite ahashize tugushimira izo mbabazi zawe mana tugushimira ko ijambo ryawe ritubwira ko dukwiriye guholdinga ku bintu bishya ugiye kurema ibintu bishya ugiye turema ku buzima bwacu apana ku byashize kuko irashize dukwiriye kubyibonera ahubwo tugafokasinga ku bintu bishyashya turagushimira rero ko turi ibyaremwe bishya bitabyawe habonetse any kind of involvement of person ahubwo twabyawe n'ijambo ryawe ritabura turagushimira rero turagushimira ko tutaraba abavukiye mu byaha ahubwo twavukiye mu kwera kwawe turagushimira tugushimira yuko twunzwe nawe ku bwa jambo tugushimira ko bwa Yesu Kristo ko yanze natwe kandi akatwunga nawe turagushimira twigingira abantu bose ndabasenyeye amahoro yawe akomeze gutwarira muri bo mwami amahoro yabo gukiranuka kwawe mwami gukomeze kuba manifested we pray for each and every one let your will be manifested on us in Jesus name we have prayed ndasengera umwigisha w'ijambo ry'Imana mwami ukaba bari kudelivaringa message yawe ntaba ari we ahubwo aba ari wowe ukorera muri we mwami Yesu aba ari wowe ukorera muri we ukorere muri we abe channel yawe as he will be ministering, let him receive many revelation of the word of God. We thank you, Lord, in Jesus' name we have prayed. Amen. Twakire umwigisha w'ijambo ry'Imana. amen amen Amen. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. amen 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 Murakoze cyane kutwakira. Turanezerewe kubana namwe, turanezerewe gusangira namwe ijambo ry'Imana. Ni ubuntu bukomeye, ni ubuntu bw'Imana tuba twigiriwe kugira ngo dusangire n'abera b'Imana ijambo ry'Imana. Rero turabakiriye mwese, turabiyegereje. Ntago ari igihe kinini mbana namwe, ni ubwa mbere ngiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ariko ndumva maze iminsi nyine si myinshi ariko iminsi tumaze igihe twiga ibintu byiza kandi bikomeye cyane bikomeye ku buryo mpamya yuko ahantu kabisa ni ahantu abantu bari gutorezwa kugira ngo havemo abantu nyine bashyitse bajyana ubutumwa bwiza bakazabugeza kure. Rero ni ibintu byiza ni ibyo kwishimira, dufite abantu beza badusobanurira ijambo ry'Imana kabisa tukumva. Rero ntago twese tuba turi ku kigero kimwe cyo kuvuga iby'Imana, ariko aho bibera byiza ibintu by'Imana bidakomerera ni uko umuntu wese aganira ubuzima bwe, aganira ubuzima bwe. Buriya niyo utagira ibyanditswe byinshi, niyo utagiraho ubumenyi bwinshi, ariko ubuzima wakiriye nyine ubasha kubuganira umuntu akabwumva. Rero ndumva uko biri kose reka tuganire icyo Umwami Imana duhaye. Dufite ijambo tugiye gusoma riri muri Yohana igice cyawo cya 2 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 2 19 kugera 21. Hari ijambo
sinzi niba umuvandimwe ujya adusharinga ibyanditswe ahari, ariko niba atanari nta kibazo, mfite Bibiliya hano ndajya nsoma kabisa. Yohana igice, yes, Emma urakoze cyane, yego. Yohana igice cya 2 umurongo waho wa 19 haravuze ngo, Yesu arabasubiza ati, nimusenye uru rusengero, nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko abayuda bati, uru rusengero ko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Ni iri jambo tugiye kuganira. Tutagiye kure Bibiliya yacu, uburyo bitworohera kuyisoma, ndumva tumaze iminsi rwose tureba neza iby'isezerano rya kera ndetse tukareba n'irishyashya. Tumaze kubona yuko icyitwa isezerano rya kera kuva mu itangiriro ukagera muri Maraki, nibyo bita ibyanditswe, kuko Yesu yagiye abikotinga akavuga ngo byanditswe gutya, ngo nimuzi uko byanditswe gutya. Nibyo bintu yakotingaga, nibyo byari byaranditswe, kuko Yesu aza ntabwo isezerano rishya ryari ririho. Ubwo nuvuga ngo biriya bitabo byavuze Yesu mu mubiri, ari byo biriya bitabo by'ubutumwa bwiza, Matayo, Mariko, Luka na Yohana, ntabwo biriya bitabo byari biriho. Bivuga ngo Yesu rero niba aravugaga icyo yasanze kiriho ni ibyanditswe, ni ukuva mu itangiriro kugera hehe, kugera muri Maraki. Ariko Yesu nawe yabayeho mu isezerano rya kera. Bivuga ngo na biriya bitabo byanditse ubuzima bwe Yesu mu mubiri, biriya bitabo by'ubutumwa bwiza nabyo n'ubundi ni iby'isezerano rya kera. Rero twarabibonye ko ubutumwa bwiza cyangwa isezerano rishya ritangizwa n'amaraso ya Yesu, no kumeneka kw'amaraso ya Yesu, nibwo isezerano rishya ryatangiye. Ubwo rero bivuga ngo Yesu akiriho acyambaye umubiri, twari turi n'ubundi mu isezerano rya kera, nicyo gihe abantu bari bari. Hanyuma nubwo bimeze gutyo, nanone kugira ngo bitworohere, ubwo tubonye ibyanditswe byose byo mu isezerano rya kera ko ari byo byari ibyanditswe, ariko nanone Yesu yanditswe mu mubiri. Abantu banditse Yesu mu mubiri, tubona ko bari abantu banditse ubutumwa bwiza bune, uko bose bavuze Yesu mu mubiri. Bavuze Yesu mu mubiri, bavuga ibyo yagiye akora, ibyo nyine yakoze ariho, barabigaragaza, niba ari ibitangaza, niba ari aho yagiye, niba ari aho yarize, ibyo byose bandika Yesu mu mubiri. Ariko nanone tubona bano bigishwa cyangwa izi ntumwa zabanye na Yesu, nabo nubwo banditse ziriya nzandiko zabo banditse, usanga ubutumwa bwabo bugenda bushingira kuri Yesu mu mubiri. Iyo urebye Petero ubutumwa atanga, ukareba cyakora Yohana, niwe ubona ko ubutumwa yatanze nanone yari yaramaze gusomaho. Hari inzandiko Yohana yanditse yari amaze gusomaho ku butumwa bwa Pawulo. Ukabona ko hari inyandiko yanditse yaramaze gusoma ku butumwa bwa Pawulo, bigatuma noneho ubona ko Yohana nanone mu myandikire ye, uburyo yanditse bitandukanye na bariya bandi, aribo Yakobo, Petero ndetse na Yuda. Yes. Hanyuma Yesu mu mwuka ari naho turi, ari nacyo kiragano twese turimo, ari naho twese turi kubarizwa, ari naryo sezerano rishya twebwe duhagazemo. Ubwo ni ukuvuga ngo ubuzima bwa nyuma y'umusaraba, ubuzima bwa nyuma y'urupfu, ubuzima bw'umuzuko, iyo turebye neza tubona ko Pawulo niwe wabashije kwandika iryo hishurirwa, ariko nawe ntabwo ari hishuriwe arikura ahandi, n'ubundi byavaga mu byanditswe. Imana ishimwe. Hanyuma iri jambo tumaze gusoma, nifuje kureba icyitwaga urusengero ko tureba icyitwaga urusengero mu isezerano rya kera, tukareba n'icyitwa urusengero ubu ngubu uyu munsi tuvugana. Turebe ese urusengero rwahanuraga iki cyangwa se rwashushanyaga iki, turebe uyu munsi wa none ese icyaba cyarasohoye muri ubwo buhanuzi ni igiki. Imana ishimwe cyane. Aha ngaha rero Yesu yabwiye abantu, arababwira ngo nimusenye uru rusengero.
ngo nanjye nzarwubaka mu minsi ngahe, mu minsi 3. Ariko baramubwira batese uru rusengero rwubatswe iyi myaka, baravuze ngo ni imyaka, baravuze ngo uru rusengero rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3. Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Bivuga ngo muri ya mashusho tugenda tubona, nk'uko tubona mu isezerano rya kera Yesu bamwanditse bakajya bamugaragaza mu mashusho, ariko Yesu nawe aho agereye mu isi nta bintu yagiye avuga ngo adaciye imigani. Bivuga ngo ijambo Yesu yagiye avuga ryose rikeneye ubusobanuro. Niba avuze ngo urusengero, hari icyo ashatse kuvuga ariko atasobanuye. Ikindi ngo yajyaga aganiriza abantu bose nyine, ariko yaba yiherereye n'abigishwa ngo agatangira kubasobanurira bya bindi yavugiye mu bwiru. Bishatse kuvuga ngo nawe yavugiraga mu migani, kubera yuko misiyo ye yari itarasozwa, niyo mpamvu yavugiraga mu migani. Bivuga ngo ibintu byinshi Yesu yavuze nabyo ubwabyo bisobanuka umwuka wera amaze kuza, cyangwa se nyuma y'urupfu ba Pawulo babihishura, kubera yuko nawe ibyinshi yabivugiraga mu migani. Imana ishimwe. Hari igihe abantu rero bicara ku nyuguti ya Yesu yavuze bakavuga ngo ikintu cyavuzwe na Yesu ngo mucyitondere, ariko ubwo ngo bari kwitondera icyavuzwe na Yesu, kandi n'ubundi cyahereye mu buhanuzi, mu byanditswe, ndetse n'intumwa zirakivuga ziragisobanura. Ubwo rero hari igihe umuntu yicara ku inyuguti nyinshi abantu bazicaraho bakavuga bati mwitondere umubatizo na Yesu yarabatijwe, ariko ugasanga icyo wa mubatizo wavugaga ntabwo abantu bakizi, barimo kugihusha. Imana yacu ishimwe cyane. Hanyuma uru rusengero rero mu by'ukuri Yesu aza, hari insengero zari zarabayeho, ariko kimwe cyo ntabwo sinzi niba ndavuga ko ari urusengero. Hari ihema ryubatswe na Mose. Hari ihema ryubatswe na Mose, hakaba urusengero rwubatswe na Salomo. Urwo rusengero nyuma rukaza gusimburwa rwaje gusenyuka, noneho rusimburwa n'urusengero rusanwa na Herode, nirwo bitaga urusengero rwa Herode. Uru rusengero Yesu yavugaga ngo nimusenye uru rusengero, deja ubwo urusengero rwari ruriho mu gihe cya Yesu ni urusengero rwa Herode, nirwo rwari rwarasanwe na Herode. Rero avuga ngo nimusenye uru rusengero, n'urwo rusengero abantu bo babonaga. Ariko hano hasi baratubwiye ngo ariko nubwo avuze urusengero ngo yari yerekeje hehe? Ku mubiri we. Imana ishimwe. Reka wenda dusome mu gitabo cyo Kuva igice cya 25 8 tugeze ku 9. Igitabo cyo Kuva 25 8 tugeze ku 9. Muvandimwe aze kujya dusharinga ibyanditswe nta kibazo. Yes, Kuva 25 umurongo wa 8 tugeze ku 9. Hari amagambo avuga ngo, haravuze ngo kandi bandemera ubuturo bwera nture hagati muri bo, muzabureme buse n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo n'icy'ibintu byabwo byose. Murabona ahangaha rya hema cyangwa se ikitwaga ubuturo bwera, nicyo cyabanje kubaho. Imana ikibwira Mose yaravuze ngo uburyo muzaburema n'ibintu byose bizaba bubugize, ngo uzakurikize icyitegererezo cy'ibyo nzakwereka, cyangwa se cy'ibyo ngiye kukwereka. Imana itegeka Mose kubaka ubu buturo bwera, ni ukuvuga ngo navuga ni design y'Imana ubwayo yatanze, itegeka uko bigomba kugenda byose. Navuga ngo ni nka ya nkuge ya Nowa nayo, nta kintu na kimwe Imana yavugaga kizashushanya cyangwa se kizahanura Kristo Yesu. Niyo yonyine yatangaga plan y'uko bigomba kugenda. Aha rero yaravuze ngo ubwo buturo bwera ni mubwubaka, ngo muzabureme, ariko ntabwo muzabureme uko mushaka, ngo buzase n'ibyo ngiye kukwereka byose. Icyitegererezo cy'ubuturo ni icy'ibintu byabwo byose. Ubwo nagira ngo turebe iby'iri hema.
cyaka ko noneho tureba iby'urusengero rwa Salomo nk'uko nari nabibabwiye ko nyuma y'iri hema Imana nanone yaje gutegeka kubaka urusengero, kandi urusengero Salomo yubatse tubona ko ari Dawidi wari ugiye kurwubaka ariko Imana ikamubuza bitewe n'uko yishe ngo abantu benshi, ngo yanyoye amaraso menshi. Ubwo nyine ni mu bumana bwayo, ubwo ifite impamvu, ubwo ibyo bifite impamvu nabyo. Ariko irangije Salomo umuhungu wa Dawidi yaje gusohoza icyifuzo cya se, yubakira Imana urusengero. Turebe mu Bami ba mbere igice cya 6 umurongo waho wa mbere. Abami ba mbere 6 umurongo waho wa mbere. Abami ba mbere 6 umurongo waho wa mbere. Reka dusome Abami ba mbere 6 turasoma umurongo wa mbere, haravuga ngo hashize imyaka 480 Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Salomo atangira kubaka inzu y'Uwiteka. Mu mwaka wa 4 ari ku ngoma, hari mu kwezi kwa Zivu, ariko kwezi kwa 2. Imana ishimwe. Uru ni rwa rusengero Salomo nawe yubatse. Ariko ubwo noneho tugaruka kuri rya jambo ryacu twasomye, Yesu avuga ngo nimusenye runo rusengero, ariko kandi urusengero yari ari kuvuga ngo biragaragara yuko ari kuvuga umubiri we. None mbere yuko tujya kuri uyu mubiri kwibaza ngo uyu mubiri ari kuvuga urahuzwa gute n'urusengero, turabanza twibaze ngo ari iri hema, ikindi ari n'uru rusengero. Tubanza turebe ese uru rusengero cyangwa rino hema ubundi ni ubuhe mumaro wabyo, niyihe mpamvu Imana yavugaga ngo bayubakire buno buturo cyangwa se bayubakire runo rusengero. Niyihe mpamvu Imana yari iri gusaba ko bayubakira uru rusengero? Urusengero rwari rumaze iki? Bivuga ngo rwari ruvuze iki mu isezerano rya kera? Rwari ruvuze iki igihe Imana yavugaga ngo nibabyubake? Reka tujye mu byanditswe, ubwo tureta tugenda turebe mu Kuva n'ubundi 39, Kuva 39 turahera ku murongo waho wa 32. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuva 39 turahera kuri 32 turasoza na 33. Haravuga ngo uko niko umurimo wose wo kurema ubwo buturo bw'ihema ry'ibonaniro warangiye. Abisirayeli bakora byose uko Uwiteka ategetse Mose, aba ariko bakora. 33 haravuze ngo bazanira Mose ubwo buturo, ihema n'ibintu byaryo byose, ibikwasi byaryo n'imbaho zaryo n'imbumbe zaryo n'inkingi zaryo n'imyobo yo kuzishingamo. Duhite dukomeza ku gice cyaho cya 40 umurongo waho wa 33. Kuva igice cyaho cya 40 turahera ku murongo wa 33. Haravuga ngo ashinga urugo rugota ubwo buturo n'icyo gicaniro, akinga umwenda mu irembo ryarwo. Uko niko Mose yarangije uwo murimo wose. Maze cya gicu gitwikira ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Uwiteka burabagirana bwuzura ubwo buturo. Mose ananirwa kwinjira mu ihema ry'ibonaniro kuko icyo gicu cyari kiririho, ubwiza bw'Uwiteka bukuzura ubwo buturo. Kandi mu rugendo rwabo rwose uko icyo gicu cyaterurwaga kuri ubwo buturo, Abisirayeli barahagurukaga bakagenda, ariko icyo gicu kitaterurwaho ntibagenda bakageza umunsi giteruriweho, kuko igicu cy'Uwiteka cyabaga kuri ubwo buturo ku manywa, hakabamo umuriro nijoro mu maso y'inzu ya Isirayeli yose mu rugendo rwabo rwose. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Impamvu Imana yategetse ngo ihema, iri hema, impamvu Imana yategetse ngo bayubakire ihema, ikintu tubonye cya mbere nuko Imana yashakaga gutura hagati muri bo. Kandi urabona yuko ngo bamaze kubaka ngo ubwiza bw'Uwiteka bwose bwaje muri iryo hema.
ni ukuvuga ngo iyo ngo bwaje bumeze nk'inkingi y'igicu, iyo bashakaga iyo bwahagurukaga Abisirayeli nabo barahagurukaga, icyo gicu cyahagarara Abisirayeli nabo bagahagarara bakabamba amahema aho ngaho. Ni ukuvuga ngo impamvu bubatse cyangwa se impamvu y'Imana kuri rino hema ni ukubera yuko yashakaga kuba mu bwoko bwayo, yashakaga kuba mu Bisirayeli. Niwo mumaro w'iri hema. Imana iri gushaka kuba hagati muri bo, Imana iri gushaka kubana nabo. Niyo mpamvu yategetse uko bikorwa byose. Ubwo ntabwo ninjiye muri iri hema ngo tugende turebe uko ryari ryubatse, tugende turebe byari bikoze. Ibintu byose bifite ukuntu bishushanya n'ukuntu bisobanura Kristo, ariko ahangaha turi kureba impamvu Imana yategetse ko bubaka. Ni ukubera yuko yashakaga kubana nabo, kuba hagati muri bo. Imana ishimwe cyane. Reka noneho turebe ubwo iryo ni ihema. Reka tugende tujye kureba icyitwa runo rusengero rwa Salomo narwo. Reka dusome iyo ugiye mu Bami ba mbere igice cya 8 uhereye wenda ku murongo wa 22 ugakomeza kuri 57, hari isengesho Salomo yasenze. Ntago nshaka ko turisoma, ariko nubasha kubona umwanya uzahasome. Noneho reka dukomeze mu Bami ba mbere igice cyaho cya 9 uhereye ku murongo waho wa mbere. Abami ba mbere igice cyaho cya 9 uhereye ku murongo waho wa mbere. Muri ihangana ndi gukoresha Bibiliya y'impapuro, ariko ntacyo bitwaye, ntago turatinda. Abami ba mbere igice cyaho cya 9 duhereye ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami n'ibyo yishimiye gukora byose. Bukeye Uwiteka abonekera Salomo bwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Haleluya. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Amen. Tugejeje kuri 3. Dusomye igice cya 9 umurongo wa mbere tugera kwa 3. Reka dusubiremo. Aravuze ngo nuko Salomo yuzuza inzu y'Uwiteka n'inzu y'ubwami n'ibyo yishimiye gukora byose. Bikeye Uwiteka abonekera Salomo ubwa kabiri nk'uko yamubonekeraga i Gibeyoni. Uwiteka aramubwira ati, numvise gusenga kwawe no kwinginga kwawe wingingiye imbere yanjye. Nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ahangaha uru rusengero narwo niba mwumva neza murabona yuko ahangaha Imana Salomo ku gice cyabanje cya 8 kuri wa murongo na bya 22 na 57 yasenze isengesho. Twajyaga tugira indirimbo turirimbamo ayo magambo ngo Salomo yubatse inzu y'Uwiteka imaze kuzura, asenga isengesho, inzu yawe Mana ibe mwihumure, abayigezemo babona umugisha. Twayiririmbaga, ariko twebwe turi kuririmba n'ubundi izi nsengero zacu. Ariko Salomo amaze gusenga iryo sengesho, n'Imana yamubwiye ngo gusenga kwawe nakumvise, nereje iyi nzu kugira ngo izina ryanjye riyibemo iteka, kandi aravuga ngo amaso yanjye. Imana ishimwe cyane, Imana ihimbaza. Ngo nereje iyi nzu wubatse kugira ngo izina ryanjye riyibemo, noneho ikintu gitangaje, riyibemo iteka ryose, kandi amaso yanjye n'umutima wanjye bizayihoraho iminsi yose. Ariko nureba neza, Imana yari yaragiranye n'Abisirayeli isezerano ko nibayigomera, ko nibayicumuraho, izabateza nyine ibindi bihugu, bazaterwa n'ibindi bihugu. Ni nako byaje kugenda. Gusenyuka k'uru rusengero cyangwa se gusenyuka kwarwo byatewe n'intambara, kubera ko batumviye Uwiteka, bishe amategeko y'Imana.
irangije nyine baterwa n'ababisha babo, baterwa n'intambara zitandukanye, niho runo rusengero rwaje gusenyukira. Ariko urebe ukuntu Imana yari yavuze ngo ijisho ryanjye ngo rizabahoraho iteka, kandi ngo izina ryanjye rizabamo iteka ryose. Bishatse kuvuga ngo ibi bintu koko byari amashusho ariko y'ibishyitse, byari amashusho y'ubwiza buzaza buhebuje, byari ubuhanuzi bw'ibizaza, kubera yuko hari ukuntu bino bintu byo mu isezerano rya kera tubibona, ariko ugasanga nyine bwari ubwiza bushira. Tekereza nawe urusengero bari gusenya bakabasha kurwinjira bakaruvogera. Bivuga ngo ntabwo ari ibihoraho, ntabwo ari ibintu nyine by'iteka, bwari bwa bwiza bushira. Ubwiza bwo kwa Mose ngo bwarashiraga, bwari ubwiza bushira. Ariko ubwo turi buze kureba niba bwari ubuhanuzi cyangwa cyari igicucu cy'ibyiza bizaza, turaza kureba ese byaje koko bihoraho cyangwa ntibihoraho, ese byabaye cyangwa se ibyo dufite muri Kristo Yesu bimeze gute, ubwiza bwabyo hari ihuriro bufitanye n'ubu bwiza bw'ibyo mu isezerano rya kera. Imana ishimwe cyane. Icyo twari turimo kureba ni ukureba ese impamvu urusengero rwari rwubatswe kwari ukugira ngo bigende gute, impamvu ihema ryari ryubatswe kwari ukugira ngo bigende gute. Uvuga ngo urusengero rwo mu isezerano rya kera, uru rusengero rwa Salomo, iri hema Mose yubatse nawe ubwe, kwari ukugira ngo Imana ibane n'Abisiraheli, kwari ukugira ngo Imana ibe muri bo iteka ryose, kwari ukugira ngo babashe gusabana n'Imana, kwari ukugira ngo Imana ijye ibana nabo, bajye babasha nabo ubwabo gusabana n'Imana muri ubwo buryo. Imana ishimwe. Ariko ubwo nitureba noneho iri jambo, kuki Yesu ari kuvuga ngo nimusenye runo rusengero? Nababwiye ko uru rusengero Yesu yavugaga yasanze ruriho ni urusengero rwasanwe na Herode. Herode niwe waje kurusana bararumwitirira. None kuki ari kuvuga ngo nimurusenye nanjye nzarwubaka nyuma y'iminsi 3? Ibi bishatse gusobanura yuko niba runo rusengero yavugaga rwari rwerekeye ku mubiri we. Imana ishimwe cyane. Kandi uno mubiri we bishatse kuvuga ngo niwo nugukurwaho. Ubwo yari ari kuvuga gukurwaho k'umubiri we, yari ari kuvuga urupfu rwe. Yari ari kuvuga ni ibintu yari ari kuvuga ku rupfu rwe cyangwa se gukurwaho k'umubiri we. Aravuga ngo ni mu rusenyi ngo nanjye nzarwubaka mu minsi ngahe 3. Kandi niba tubireba neza, ntabwo runo rusengero Yesu nubwo avuze ngo ni mu rusenyi nzarwubaka mu minsi 3, kuko amaso y'abantu iyo yarebye runo rusengero rwari ruriho rwa Herode, rwubatswe na Herode. Ariko nubireba neza impamvu urasanga atari rwo, ntabwo koko urwo rusengero ari rwo basenye, kubera ko ni umubiri we baramufashe nyine baramwica. Gukurwaho k'umubiri we nicyo yari ari kuvuga. Ariko mu minsi 3 hari ikintu cyabayeho, ari naho habaye itandukaniro ry'icyitwa isezerano rya kera noneho no gutangira kw'isezerano rishya. Aho ngaho niho habaye, navuga ngo imperuka y'ibya kera byose, imperuka y'ibya mbere byose, imperuka yabereye aho ngaho. Noneho habaho gutangira nanone kw'icyaremwe gishya. Imana ishimwe cyane. Habaho gutangira kw'ijuru rishya, habaho gutangira kw'isi nshya, habaho gutangira kw'icyaremwe gishya. Imana ishimwe cyane. Aha, reka turebe rero ijambo ry'Imana, kubera yuko ubu buzima bwa nyuma y'umusaraba nk'uko ndabibabwiye, iki kiragano turimo Pawulo niwe wagihawe neza, niwe wagihishuriwe neza, niwe wahawe iryo hishurirwa ryacyo neza. Ntago yarivanaga ahandi, nawe ryagombaga kuva mu byanditswe. Ariko wibaze ko bano bantu babanye na Yesu nabo bari bagifitemo akantu ko kwigumira muri bene wabo, ndetse no kubona Yesu mu mubiri, bakamubona nka mwene wabo, bakamuzingira aho ngaho, bagakomeza kumuzingira mu mategeko n'imihango, bagakomeza kumuzingira muri ibyo nyine, muri iyo sano yo mu mubiri. Ariko ntabwo Imana yari yarashimye ko tumenya Yesu mu mubiri. Ntabwo Imana umugambi wayo wari uwo kuza kwa Yesu mu mubiri. Umugambi w'Imana wari uwo kubona Yesu mu mwuka. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Olympie yahoze atwigisha kuvuka kwa Yesu, kwambara umubiri kwa Yesu.
icyo byari bivuze. Mu by'ukuri niho agakiza kari gutangira, kuko Imana iri kuza mu muntu, ariko ntabwo ari aho birahagarara, kubera yuko n'umuntu agomba kwinjira mu bumana. Diro yose igomba kurangira neza umuntu yinjiye mu bumana. Imana ihimbaza. Hanyuma reka turebe mu Befeso, turebere mu Befeso igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 23. Abefeso 5 umurongo waho wa 23 niwo turasoma. Haravuze ngo haravuze ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Turasubiramo. Aravuze ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ari ukuntu bino bintu tubisoma, bisomwa bigasomwa mu makwe menshi rwose, nk'iki cyanditswe kuvuga ngo ugisomye mu iteraniro ryo ku cyumweru cyangwa ugisomye korari yateranye, abantu bakaba bavuga ati se uyu mwene data yayobye. Mbese aho ati iki cyigisha atuzaniye n'icyigisho cye. Ariko n'ukuri ntabwo nzi ikibazo abantu tugira, ari ukuntu dusoma Bibiliya ufite icyo wishakiramo. Ari ukuntu kera hajyaga kubwiriza, bakubwira turabwiriza, ugashaka inkuru yoroshye ukavuga ati ndajya hehe. Njye ahantu hanyoroheraga ni inkuru za Morodekayi na Esiteri kweri. Izo nkuru zaranyoroheraga, yari inkuru navugaga nkumva amavuta kabisa, nkavuga ati kweri nari narazifashe mu mutwe, kandi nkumva nyine ni ibintu byiza, ni uburyo tuzatabarwa abanzi bacu. Ibyo bintu ukabivuga, ariko urumva ugiye gushaka icyo ushaka kuri bubwire abantu. Hari n'ukuntu wabona gufitanye n'umuntu akabazo washakaga ijambo umukubitiramo ukareba ijambo uramukubitiramo ukamwumvisha, ukavuga uti ndakubwiye. Ariko turashima Yesu, kuko guhishurirwa Yesu mu byanditswe, guhishurirwa Yesu ni ukuri. Ndababwiza ukuri, uko duhishurirwa Yesu na ya matiku yose arashira. Ubundi muri Yesu niho naboneye amatiku ashirira. Ari ukuntu twajyaga dusenga, ubwo wenda Imana iti bana banjye ndashaka ko mukundana, tugahiga urukundo tukarushaka, tukabyiga, tukigishwa uburyo dukwiye gukundana. Reka ukagira ngo ahubwo baturoshyemo inzangano. Amazimwe amagambo, kubera iki? Ntabwo twabaga dushishikajwe no kumenya Imana. Niyo twajyaga muri Bibiliya wajyaga muvuga ati okay, ni ukuri pe, ntabwo nzana inspiration yavaga, ariko hari ukuntu wajyaga muri uvuga ati okay, muri korari tumaze iminsi, muri iyi minsi abantu bari gukererwa repetition, ugahita ushaka ijambo rivuga ngo abantu, hari icyanditswe cyavugaga ngo abantu benshi ngo baravuga ngo gukorera Imana biraruhije, ngo gukorera Imana ngo biraruhije, ngo amagambo mwamvuze yarakomeye. Ntabwo ni kumanuza avuze mu magambo, ngo mwavuze ko gukorera Imana kuruhije. Amagambo nk'ayo ukareba bavuga ati, ukavuga abantu muri iyi minsi barananiwe, ugahita uvuga ati muri kubona ko gukorera Imana biruhije. Ariko ni ukuri iyi Bibiliya umunsi nahishuriwe ko ibyanditswe byose byavugaga Yesu. Nicyo mba Orempe mana urakoze cyane. Aha hantu nigeze guhimbamo indirimbo, nyigisha korari, kandi twararirimbaga abantu bagafashwa, abantu bakajya bimyoza. Havugaga ngo abantu benshi baretse umurimo. Harakunda sozaga mvuga ngo kandi nari umugabo ntabwo izahabwa intebe. Aho hagera kuri nari umugabo, umuntu wese ati wa mwana we wari uri mu mwuka, ukibaza duhishuriwemo iki? Mbese tugashinjanya gusa. Ubwo uri kwimyoza, ari gushinja undi, tukajya dushinjanya, hanyuma tukarira, n'ejo bundi tukazagaruka, n'ubutaha tukazagaruka turi kurira, nuko ariko amaherezo ukazayabura. Ari nawe washakaga
ukibaza impamvu mwihana ibyaha ntibishire. Hari igihe wihanaga ibyaha ntibishire ukumva ntibishira, wazanagaruka ugasanga ntibishira. Cyakora tukagira abantu beza bazi kuduhumuriza bakavuga bati burya gutangira iteraniro wihana. Ari ukuntu twagira wenda umusenze nk'amasengesho y'iminsi 3, umunsi wa mbere mutangiye mwihana mugasoza ibyaha bikibabonekamo, ariko bakaguhumuriza bati burya gusenga kwiza ni ugusoza mwihana. Bakavuga bati iyo mwihaye kujya mu bintu by'amasezerano ibyo ni ugutumbira iby'isi, ni ugutumbira ibishira, ariko iyo mushoje mwihana biriya bintu biba ari byiza. Ariko kwihana sina context yabyo yo kwihana mwatura mbere. Imana ikibabonamo ibyaha namwe mukikomeza kwividura, ubwo mugasoza mukiri mu kuvuga ibyo mugataha, mwagera hanze, ubwo hanze ho murabizi ni hahandi nyine wagaruka gato ejo bundi ukavuga uti tuvuye hanze ntacyo turi cyo, twarahakomerekeye, niwe watwomora, tugahora muri utwo tuntu twizengurukaho. Ariko guhishurirwa Yesu, guhishurirwa Kristo Yesu niho amatiku yose ashirira, niho yamazimwe ashirira. Kubera yuko umwanya urafata ujya kwiga kuri mugenzi wawe, ujya kwiga urabyiga ufata wiga Yesu. Noneho nubona Yesu, nuhishurirwa Yesu, na rwa rukundo rwararuzana muri wowe. Ntabwo urafata umwanya rero, ariko mujye mureba buriya nitujya twiga tujye twibaza nk'Imana iri ahantu ifite ikaramu iri kujyandika amakosa ukora, wumva umujinya ifite, wumva umubabaro ifite, ari nabyo bavuga ngo Imana irababaye. Wumva uwo mubabaro buri Imana mbese irababaye, ibyaha ngo tubikorera ku birenge byayo. Mbese mwumve, kuko noneho ntinahishwe, twebwe nibi twivugira nta nibyo tuba twanabonye, ahubwo ibyo tubona ni ibiturimo. Icyo kintu namaze kukibona, nuko ibintu tubona ni ibiturimo pe. Naho kuvuga ngo wabonye runaka ngo ntawe wabonye. Buriya ndimo n'abantu bose birwa bavuga amakuru umuntu ngo umuntu wenda ngo akora ibi ngo umuntu akora, ntawe uba yamubonye. Ahubwo ibikurimo bigutera gutekerereza runaka, ibikurimo bigutera gutekereza ngo runaka ibi bintu we hari ukuntu atabikora. Ibigutuyemo bigutera gutekerereza abandi bose, ukajya ubasoma. Buriya no kurondora ntabwo ari ibintu bigorana. Abantu iyo uzi ko mubana, uzi ibikubaho, ubuzi nabo birabukorohera kubahanurira, kubarondora nako, kuko ibigutera nibyo bibatera. Kubera iki? Ikiziga mubamo ni kimwe, umwuka wanyu ni umwe, aho muba naho. Ariko iyo duhishuriwe Yesu, ndababwiza ukuri, ntago nzi ikiruhuko, hari ikiruhuko kiba mu guhishurirwa Yesu. None hano baratubwiye ngo nibyo nababwiraga by'iki cyanditswe twumvaga ari icyo mu bukwe, ariko icyama no mu bukwe nubwo bagisoma bakajya bagisobanura mu kuri uko kiri, basa abantu bakumvamo Kristo. Ariko umwuka wera ubwo ari kubiduhishurira, ndahamya neza yuko n'abandi biri kubageraho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndahamya neza ko hari ikirere abantu bazinjiramo bisanga ubutumwa bwiza bwarabafashe. Buriya hari ibintu, hari amagambo, hari amaterime twavugaga bitatugoye, nko kuvuga hari amaterime twavugaga nyine tutaramenya ubutumwa bwiza. Hari amaterime twagendanaga, uko bishinyitse siko bishikura, utuntu nk'utwo, ako kantu karatworoheraga no mu isengesho ukumva kahise kaza. Hari n'amaterime rero agenda twinjira mu butumwa bwiza, bigenda bitwinjira mu buryo butagoye. Uko ugenda umenya Yesu, hari ikintu nawe ubwawe uvuga uti utavuga, ndakubwiza hari ikintu ubu ngubu utavuga, uvuga uti uba wumva utazi ibyo uvuze. Rero uko niko bizagera igihe abantu bakisanga hari ibintu nabo bari kuvuga mu buryo buboroheye. Ntabwo rero bituruka mu bantu, terime burya izanwa n'abantu bake. Njya nibuka wigeze kutubwira ngo shitani yasenze mu iteraniro bwa mbere avuga ngo umugore wayo shitani, ngo twirukanye Satani n'umugore we shitani. Icyo kintu ubwo twese tugifata tukajya dusenga, tukibuka kwirukana na shitani. Nk'utwo n'uduterime tuba twaduka, ariko ndabagize ukuri kumenya Yesu ni umugisha. Abakundwa nimujya mwumva tuvangamo utu tuntu, nuko nzi ko hari abantu bacyatatswe n'utwo tuntu, nuko nzi ko hari abantu baba bakiri kuzengukaho n'utuntu nk'utwo. Atamenya ko nta kibazo dufite, kubera iki? Kuko aho nyine ahuri, aho wegereye ibyaho nibyo umenya. Hari ijambo Abisiraheli
impamvu abisiraheli, reka mbabwire impamvu abisiraheli bakumburaga bakiri mu rugendo rwabo ahantu ngo bageze ngo bakumbura icyitwa amadegede yo muri Egiputa. Kubera iki bakumbuye ibintu baryaga muri Egiputa? Ni ukubera ko bari bataragera i Kanani ngo barye ku byiza Imana basezeranije, bumva uburyohe bw'ubwiza bw'ibiri muri Yesu cyangwa bw'ibiri muri Kanani. Noneho icyo bakumburaga nyine bakumburaga ibyo baheruka, ibyo baherukaga n'ibyo bari bagere bari batarajya ku byiza. Ariko ni naho Pawulo yigeze kwandika aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami wacu agira neza, ni mu mwegere. Haleluya, Imana ishimwe. Bivuga ngo iyo twasogongeye kuri Kristo Yesu, iyo twamaze kugera muri Kristo tukumva uburyohe burimo, niyo dukumbuye ntabwo dukumbura ibya Egiputa, niyo ukumbuye ukumbura ibyo muri Kristo Yesu. Nureba neza uri busange ubu ngubu uri kumva ushaka nta teraniro ryagucika, nta teraniro ryawe, urashaka kumenya Kristo, urashaka kumva ibi bintu, urashaka kubikurikirana neza. Kubera iki? Kuko hari ikintu wamaze kumira. Ngiye nyimara kumira Yesu, nyimara kumenya ko Yesu ari we nzira. Ni ukuri nubwo nari ntarasingira ubuzima bwabo. Reka tujye twibwiza ukuri. Hari ukuntu uvuga ati ibi bintu ndumva ari ukuri, wasomye ugasanga ni ukuri, ariko ukavuga uti ibintu ariko simbishyikira. Umuvandimwe wanjye ari aha ngaha ntawe mvuze, ariko yajyaga nganiriza nkumva ahantu ari kuvugira nkumva ni kure. Nakwibuka abasore bo mu idini ibintu twahuraga twiganira, kandi ngo twabaga turaba imbere twarakishijwe. Twabaga tuganira ku nkumi, abeza n'ababi, abagize gute, abakennyi wabo, ibyo byose. Ariko mpuye n'umusore umwe wamenye Kristo, nkumva aranganiriza Kristo, aranganiriza amaye. Ari n'igihe avugaga se tuganire ku bundi buzima, tuganire ku bundi buzima, tuganire ku byo kugira Kigali twayibamo gute, ni gute umuntu yabona akazi. Akavuga ati ibyo ntacyo bimaze. Ariko ahantu nkumva sindahasingira, nkavuga ni aho simpari pe. Ariko ndavuga ibi bintu ni ukuri, nubwo naba ntarabisingira, kuko hari ukuntu bakubwira Yesu ugahita wumva gukora ibyaha. Nubwo n'abantu babivuga bari abantu, ntuzabatera amabuye. Iyo ucyegereye aho ngaho Egiputa, na Yesu baramuvuga ugahita wumva tugende twikorera ibyaha. Ariko tujya twiganiriza, twibwiza ukuri. Niba turi kumva urukundo rw'Imana, niba uri kumva ibintu Imana yakoze bikagutera kumva ushaka ibyaha, rwose ndakubwiza ukuri ntabwo ari ikibazo. Tuvuge ko Imana igira nabi kugira ngo wumve nta cyaha ushaka gukora. Urukundo rw'Imana ruragutera ibyaha, ibyo bintu urumva ni ikibazo umuntu afite. Ndavuga nti ibi bintu ni ukuri, nubwo ubuzima bwabyo ntarabusingira, kubera ko ntabwo nakubwira ngo nari nakabusingira, nari nkiraho nkijya gusenga ibyifuzo bikankubita, nkahita mbona ibyifuzo, nkahita mbona ibintu nkeneye, nkatangira nkabwira Imana, Mana kora ibi bintu, bikorere kwiyubahisha. Uwo muvandimwe urumva ahantu yarari ni ahantu kure. Ariko ndavuga ati ibi bintu ni ukuri. Buriya ikintu cya mbere, iyo ni intambwe nziza, kumenya ko ibintu ari ukuri nubwo utarabisingira, ahubwo basi ugashakisha ukuntu wabisingira. Simvuze ngo urashakisha nkawe, ariko umwuka wera Imana iyo ugiriwe ubuntu, basi wenda n'igihe nari ntarabishurwa najyaga nsenga nkavuga nti Imana basi nyihishurira. Nari mbizi ko nyine ko Imana inyiyereka, nari mbizi ko nyine ko Imana inyihishurira, kuko uko nayumvaga nanjye ubwanjye numvaga nyine bitari byo, ariko nkeneye ko Imana inyihishurira. Turashima rero Imana kubera yuko ibyayo iyo tubigeze, iyo tumaze guhishurirwa Yesu, ni ukuri aradukiza pe. Yesu aradukiza. Ureke bya bindi twikizaga n'ubundi kwikiza bikanga, ureke bya bindi twiheshaga amahoro n'ubundi nabwo bikanga, ugakutera ikorasi imwe wumva ngo uri mu mahoro, mu kanya gato hagahita hazamuka indi korasi ngo zizakozwa isoni izo ndyarya. Bakavuga ati ese mwene data nturi indyarya, ukigenzura ukavuga se koko sindi indyarya. Wabireba neza ugasanga koko ni gute nari. Imana ishimwe. Iki cyanditswe kiri kutwereka yuko ntabwo ari ukuvuga abagabo, ahubwo aravuze ngo nk'uko umugabo ari we mutwe w'umugore we, ngo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Urabona ko yavuze n'uyu mugore n'umugabo
niba iby'abagore n'abagabo ni ibishushanyo bya Kristo, ariko biranata niba iby'ibitsina twirwa tuvuga ngo nabyo ni ibishushanyo bya Kristo. Niyo bivuga ati umugabo ni umutwe w'umugore we, ubwo se noneho bakakwereka kuganda byose ni ibishushanyo, ariko ukuri kwabyo kuri muri Kristo Yesu. Urabona ko Yesu avuga ngo nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero. Narindi kubabwira wa mubiri bari gusenya Yesu akawubaka, cyangwa se rwa rusengero ruri gusenywa Yesu akarwubaka mu minsi 3 nyuma y'umuzuko. Yesu yubatse urusengero, kandi uru rusengero urabona ko ari kuba umutwe tukaba umubiri we. Aposa akunda kubisobanura neza buno bumwe dufitanye na Kristo, akavuga ngo ni hahandi twivanze ku buryo utadutandukanya. Atanga urugero ku bugari bwamaze kwifu yamaze kwivanga n'amazi. Hahandi utafata ubugari wamaze gusonga ngo ufate ifu wongere isubize ku bifu, ufate n'amazi wongere kubisubiza kuba amazi. Nuko twivanze na Yesu, ni umubiri umwe. Bivuga ngo uyu mubiri wo mu muzuko ni umubiri natwe turimo. Niba mubyumva neza, aho hari iherezo ry'icyitwa ijuru rya mbere n'icyitwa isi ya mbere. Aho hari iherezo ry'icyitwa ubumana, ntabwo noneho buri kubaho bwonyine, kuko buri kutwinjiza muri rwa ruziga bw'ubumana. Ikindi ubumuntu nabwo ntabwo noneho buri kuba ubumuntu nkabwo bwonyine, buri kwinjizwa mu bumana. Ntabwo ari umuntu uri wenyine, si Imana iri yonyine, ahubwo ni umuntu n'Imana. Mu muzuko Yesu ari kuzukana icyitwa itorero. Imana ishimwe. Bivuga ngo itorero cyangwa aho dukomoka, turi gukomoka mu muzuko, kubera yuko icyaremwe gishya, cyangwa se nk'uko bamaze iminsi babitwereka babidusobanurira, twavukiye ubwa kabiri mu muzuko. Mu muzuko turi bande? Turi ibyaremwe bishya. Ibintu byo kuvuga ngo turi abantu, ngo turi abantu buntu, turi abantu rega, ibyo bintu ntabyo ntabihari. Njya mbwira abantu nkababwira ngo ibyo byo kudahamya abo muri bo nibyo bituma mwihisha muri utwo tuntu twanyu, ngo ndi umuntu. Ntuhamye gukiranuka uvuga utaha mu kanya nibambona. Hamye ibyo uri byo kugeza umunsi bizabera igifatika, kugeza umunsi nawe ubwawe uzajya ugira isoni zo kuba ubutari we. Bihamye rwose. Ni gute waba uri bwamye ngo ndi umukiranutsi? Iryo jambo ryonyine utekereza ko ryoroshye, ariko iryo jambo rirakomeye, kuko ubwaryo ushobora kuvuga ngo ngiye kwinjira ahantu runaka nkora ibintu binini, ariko iryo jambo ubwaryo rikagutangira kwibwira abo turi bo muri Kristo Yesu, kwibwira abo twagizweho. Reka dusome ikindi cyanditswe mu Efeso 1. Abefeso 1 umurongo waho wa 22 na 23. Reka nihute kuko tugomba gusoza, ndabona igihe kiri kunsatira. Abefeso 1 22 turagera kuri 23. Haravuga ngo kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Bakundwa, hari umuntu watandukanya umutwe n'umubiri? Umutwe uri ku mubiri n'umubiri nyine ufite umutwe. Bivuze ngo Imana yamuhaye gutwara byose, irangije ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero. Ubwo itorero ninde? Ni twebwe, ngo abe umutwe waryo usumba byose, ngo naryo umva agakiza ukumve neza. Ibya Yesu ntabwo ari ukuvuga ngo Yesu yaraje natwe twaragiye. Hari abantu bavuga ngo twanavuze ubutumwa bwiza, ngo twakabirije, bataramenya ko aho turi kujya. Ni ukuvuga ngo Yesu ari kuza, ariko ntabwo ari kuza ngo adusanga aha ngaha tugumisha. Ari kudutwara. Ari kudutwara heza. Ari kudutwara mu bwiza bwe. Ari kudutwara. Ntabwo ubutumwa bwiza buhagarara gusa kuho turi kuva, ahubwo naho dushyizwe. Ahantu dushyizwe harizewe.
ahantu dushyizwe ni mu bwiza. Aravuze ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we. Nawe uri umubiri wa Kristo, nawe uri umubiri wa Kristo. Ubwo aho ngaho ni naho dukwiye kumenya uko twezwa. Ezwa ariko uzi uburiwe, uri umubiri wa Kristo. Reka dukomeze dusome Abakorinto ba mbere 12, Abakorinto ba mbere 12, umurongo waho turahera kuri 12 tugeze kuri 14. Abakorinto ba mbere 12, umurongo wa 12 tugere kuri 14. Aha, aravuga ngo nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Biratangaje. Biratangaje, ibintu biratangaje. Kuko uburyo Yesu yatugize cyangwa ahantu Yesu yadushyize, ibintu Yesu yakoze, nta nubwo natwe ubwacu ari kuvuga ngo natwe ubwacu ntabwo ari urugingo rumwe ruri kwigirira Yesu waro. Hari ukuntu twigirira ngo Yesu wacu, ngo Yesu wanjye. Twese ni ingingo zose twabaye umubiri umwe, umutwe ukaba umwe. Ntabwo ari ingingo nyinshi zigiye zifite buri wese yifitiye umutwe. Bajya mvuga ngo ngewe mu ijuru iyo bari kureba umubiri umwe. Biratangaje. Ibi bintu birakomeye. Twari turi kureba uyu mubiri rero, nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, ari nako na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe, haleluya, twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, mu mwuka umwe. Twese nimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, ngaba abanyamahanga nabo, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Aha niho amoko ashirira, aha niho abakire n'abakene ibyo bintu birangirira bigatera agaciro. Aha niho ubuse mvuge ngo iki, aha niho kuvuga ngo bamwe ni abanyabwenge abandi ni abaswa, ibyo bishirira. Twese tukabona icyaremwe gishya, tukabona icyo cyaremwe gishya kitareberwa mu masekuru, kitareberwa mu mashuri kize, kitareberwa, twese tukaza turi umwe. Imana ishimwe. Reka dusome n'ubundi noneho ubwo uyu mubiri umwe nk'uko dukomeje tuwureba mu Bakorinto n'ubundi ba mbere, igice cyaho cya 6. Abakorinto ba mbere igice cyaho cya 6, umurongo wa 15 turageza kuri 16. Haravuga ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo? Mbese noneho ntora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko kwifatanya na maraya aba abaye umubiri umwe nawe? Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe, ariko uwifatanya n'umwami Yesu aba abaye umwuka umwe nawe. Aha ngaha rero ibi bintu byo kuba maraya, bakundwa, mumenye yuko hari ijambo Pawulo yigeze yandikira abantu avuga ngo nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye. Ni ukuvuga ngo umugabo dufite, umuyobozi dufite, umutwe umwe dufite ni Kristo Yesu. Nuvuga ngo nta kindi gihari. Igihe hari ikindi kiri kubona, igihe hari ikindi kikitambitse hafi aho, ni ukuvuga ngo wumve ngo aho ngaho wabaye iki? Wabaye maraya, wagiye ku wundi mugabo, cyangwa wagiye ubwo nuvuga ngo wagiye mu mategeko, uri kuvanga amategeko na Kristo, uri kuvanga ubuntu n'amategeko, uri kujya ku wundi mugabo. Kubera iki? Uri kuvanga. Mana, ni ukuri
gusa umwami ni mwiza akomeza ajya duhishurira ibi bintu. Hari ukuntu abantu nyine baba batabizi hari igihe ubwiriza umuntu ariko ukumva ari kwivangira amategeko, ntago nyine ababizi, nta kundi twabigenza, ariko umwuka wera ajya adufasha dusobanukirwe. Kuko iyo uri gusubira mu mategeko, kujya gutwarwa n'amategeko cyangwa se gufatira icyitegererezo mu mategeko, uri kumva wagiye ku wundi mugabo, urumva wafashe ingingo za Kristo. Deja Imana ahangaha nk'ubara ukuntu umuntu wasoma iki cyanditswe ngo mbese ntimuzi ko imiranye n'itegereza ari ingingo za Kristo, ariko hari n'ibintu twumvaga nabi, nubwo ari atatu ngo abantu banatwigishaga nabi, natwe twumvaga nabi. Ucyumva iki cyanditswe ahita kuvuga uti kabaye, ngo ntimuzi ko imiranye ari ingingo z'ubu, uhita kuvuga uti kabaye ni ibitwatuza, ni ibintu bidushinze ibyaha. Ariko deja bari kubereka bati umubiri wawe n'urugingo rwa Kristo. Noneho ukibaza, ubwo bimeze nka bya bindi bajyaga bavuga, hari irindi jambo abantu bajyaga bavuga ngo Yesu araza vuba, abantu tugashya ubwoba, ngo bene data Yesu araza, noneho tugashya ubwoba, kandi kuza vuba arakaza arakaza umwami wacu. Twese ubundi gutata ahubwo si, kandi twajyaga turirimba ngo turagukumbuye, ngo umwami Yesu ugazaza, ngo wumve uko bagutakira, ngo ni iki kigutindije. Uri kumva nk'iyo ndirimbo, kandi ni ukuri niba ari indirimbo twarimba gukumvaniza amazamu, ariko bavuga ngo umwami araza vuba, ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, ngo kugira ngo ngore umuntu wese ukiraje, ukashya ubwoba ukavuga uti Yesu uransanga he, aho kugira ngo wishimire ko umwami wawe araza, wa wundi ukumbuye uvuga ati ndagukumbuye mwana, ugasanga ubwoba bwagutashye. N'iki cyanditswe rero ni uko hari ukuntu ukicyumva, ariko yango ni indirimbo twari turimba kuko yahitaga iherekezwa ngo ngaho nimwihane ubusambanyi bwanyu y'imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa. Rero bareba buno busambanyi nabwo ni ukugendera mu mategeko, ni ukugira ikindi kintu ubangikanya na Kristo. Rwose tutagiye kure, ibi ntibikuyeho ko wakijijwe, ariko twemere ko niba n'ubundi hari akandi kantu uri kubangikanya na Kristo, nyine uri kuvanga. Ubwo urumva niba muri Kristo, cyangwa se Kristo ari we wahawe kuba umutwe wawe, nk'uko Pawulo yabize ati nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo, ngo mubashyingire mumeze nk'umwari. Uri kumva? Noneho ukavuga utoya ndajya no kuri uyu mugabo, ukihitiramo iyo nzira. Ni nabyo byabaye ku bakurambere bacu. Imana iravuze iti ntimuzarye iki gitoya turakirya. Imana iravuze iti umugabo wawe ni umwe, ni Kristo. Otoya hari n'undi mugabo. Ugashaka kubatwara ari babiri. Nk'ukuntu kera hari igihe nabonaga isabato abadive bajyaga batubwira isabato, nkavuga ati nyamara n'uwajya asenga no ku isabato wabona ibintu ntawe uzamenya ikizavamo. Aho ati isabato twazasanga twarayishe, ariko ugasanga icyumweru aho ati okay, mu bapantekote umwuka wera tubona ufite agaciro. Bavuga uti none nazasanga ntarubahirije isabato, kandi wenda koko tuba turi kubyica. Bavuga uti wajya nsenga ku isabato, ubu hari abantu babaho basenga no ku isabato. Bavuga bati isabato nayiranditse, ariko yagundira akantu k'umwuka wera kaba mu matorero ya gipantekote, akavuga ati umwuka wera nawe se ko ndeba ari mwiza, akaguma aho habira, avuga ati nta wamenya, reka mbagarire yose. Hari n'abantu bumva ubuntu bakumva ni sawa, ariko bavuga ati aha amategeko nyaretse nta wamenya ibyo ari byo. Iyo etape nzi ko njyewe nzi ko nayinyuzemo, ariyo navuze ati umuntu bw'Imana ndabona nibwo pe, ariko nanone amategeko se ko ndeba ninyareka ndapfa. Ariko urakomeza ukazenguruka kugeza igihe uzahurira na Yesu. Muri ibyo yaravuze ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe, mbuze ibyo niringiraga, maze amaso yanjye arahumuka, ndakure ba Yesu ndanyurwa, none ni Yesu mpaza wenyine, nta n'irindi zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonekera muri we.
haleluya haleluya. Imana ishimwe. Amen, Igihe amen, cyose amen. uri kuvanga Yesu n'amategeko, igihe cyose utarafata Yesu gusa, ni hahandi hari ukuntu ubuzima bwawe burakugora, nta mahoro n'ubundi, nta mahoro. Ariko icyiza cya Yesu byanga bikunda urakomeza, ndavuga ngo ni ugukomeza ugwagwana kugeza igihe uzashiduka ufatiye Yesu ukavuga uti ndagufashe ndagufashe, singisubira inyuma, ndagufashe sinkiri uwundi, ndagufashe ndi uwawe noneho, sinkiri uwanjye noneho, uri kuntegeka, uri kuntwara. Imana ishimwe cyane. Reka dusome Abakorinto n'ubundi ba mbere, twari turi mu gice cya 6. Reka tujye ku murongo waho wa 19. Igice cya 6 dusoma umurongo waho noneho wa 19. Havuga ngo iki? Haravuze ngo mbese nimuzi ko umuranya ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mugire gute, ngo mwigenge, kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen, amen, amen. Bakundwa, ndimo negera ku musozo, ariko impamvu Imana uru rusengero rwo mu isezerano rya kera, ubwo mbere y'umusaraba, mbere y'uko Yesu apfa, mbere y'uriya muzuko, uru rusengero nta kindi rwashushanyaga, n'ubundi rwashushanyaga ubumwe bw'umuntu, ubumwe bwacu nande na Kristo. Nicyo byashushanyaga. Nkuko mwabibonye, Imana yagira ngo ibe mu bantu, Imana yagira ngo ibe mu Bisiraheli. Ni nyine cyari igishushanyo. Abashatse kubyikubira rero bati n'ubundi Imana ni iyacu, ntago bamenye icyo umugambi Imana yari ifite. Imana nubwo iri kugendera mu Bisiraheli, ariko ni ubuhanuzi. Ni ubuhanuzi ko izagendera mu bantu bayo. Ni ubuhanuzi ko izagendera mu bantu itarobanuye ngo ifate abangaba ngo abangaba bahezwe inyuma. No, ahubwo bose bakinjizwa. Imana ishimwe cyane. Rero uko mubibonye, uru rusengero rwashushanyaga ubumwe bwacu nande na Kristo. Aho nyine duhinduka insengero z'umwuka, nk'uko iri jambo tumaze gusoma rivuze. Aho duhinduka insengero z'umwuka. Imana ishimwe cyane. Mwumva ko gaciro, mwumve kuba Imana yaraduhisemo ko tuba insengero z'umwuka. Ariko ikibazo ugasanga twebwe, kubera ko tutarabyakira, tutarakira ibintu Imana yakoze muri Kristo Yesu, tutarakira icyabayeho nko mu gutsindishirizwa, tutarakira icyo Imana yikoreye ubwayo, nta ruhare rwacu rurimo, kavuga utuyu ni umurimo nzikorera. Nk'uko tubona ko icyitegererezo cya zino nsengero Imana ivuga ati muzuba mukoresha ibi ngibi, igatanga icyitegererezo. Ni nako gutsindishirizwa byagenze. Ni umurimo Imana yikoreye ubwayo, nta ruhare rw'umuntu, nta mfashanyo y'umuntu igiyemo. Ubundi dukwiye guhishurirwa indirimbo tujya turirimba ngo ijambo y'Imana yivugiye ntirikeneye imfashanyo y'umuntu. Niyo ndirimbo. Hari ukuntu duhita twigira mu bintu byaho ngaho tukareba ko Imana yavuze inzu, okay, ariko mu by'ukuri iyo tuje mu butumwa bwiza, ijambo Imana yivugiye nta mfashanyo y'umuntu yari irimo. Kuba Imana yari kuducungura, nta mfashanyo y'umuntu yari kuzamo, wari umugambi wayo uhereye kera. Twebwe twari dutegerejwe gukorerwa icyo gikorwa, kwakira icyo Imana yakoreye muri Kristo Yesu. Twagombaga rero kuba insengero z'umwuka w'Imana. Byahanuraga ko hari igihe tuzaba turi insengero z'umwuka w'Imana. Imana itakiba mu ihema, Imana itakiba mu nzu zubatswe n'abana b'abantu, itakiba muri ibi bitaka no muri aya makaro no muri ibyo ngibyo, atari ibyo ngibyo ibamo, ahubwo muri twebwe arimo urusengero rw'Imana, arimo Imana iba. Haleluya. Kandi ibyo ngibyo ntago turi kubisengera, ntabwo ari isezerano turi gusezeranywa, ahubwo byarasohoye, byarabaye. Imana yarabyikoreye, irangije irabiduha. Imana ishimwe. Twagombaga Kristo yagombaga kuba umutwe, twe tugahinduka ingingo zigize umubiri we. Imana ishimwe. Ubwo kandi Imana ihimbazwe. Ubwo turi insengero z'Imana, bivuga ngo twikoreye ubwiza bw'Imana bwose. Ubwiza ibimwuzuye
yaduhaye ibimuzi ubwiza bw'Imana bwose mu mwuzuro wabo turabwikoreye. Ntabwo yaduhaye ubwiza buke ngo habe hari ubwiza yisigarije mu ijuru. Hari ukuntu tugira ngo hari ubundi bwiza buri mu ijuru. Ubwiza bwose yarabuduhaye. Ntabwo yaduhaye agace makumwe, ntabwo Imana yaduhaye agace nibwo utereka mbagabanyirizeho agace. Hari ukuntu tugira ngo Yesu nta gace Imana yatanzeho gake, hanyuma umwuzuro tuzabona ngo turi kureba ngo ni Imana amaso ku maso. Kandi Imana mbese twayitandukanyije na Yesu ari ukwe n'Imana iri ukwayo, yaramutumye mbese iri kukivuga ati aba bantu bazashika yohereje umwuka wera ngo ajya ducunga. Noneho ngo hari umunsi tuzabona Imana yaje mu mwuzuro wayo, yatwihaye ibyuzuye Imana. Tubona ko ibyuzuye Data ari byo yahaye umwana, none ibyuzuye umwana nabyo nibyo yahaye bene se. Niho yabaye imfura muri bene se benshi. Uyu mubiri twavukiyemo ntabwo Yesu akiri wenyine, ntabwo akiri ikinege, ntabwo akiri umuhungu w'ikinege wa se, ahubwo yabaye imfura muri bene se benshi. Twabaye umuryango. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Ngubwo ubumwe bwacu n'Imana, ngurwo urusengero rw'Imana, ngurwo urusengero rwari rwarakiriho kugira ngo Imana ibumwe n'Abisirayeli. Imana ishimwe. Bwari ubuhanuzi rero, ubu ntabwo bukiri ubuhanuzi, nta nubwo ikiri iy'Abisirayeli gusa, ahubwo noneho yaje gutura muri twebwe. Ntabwo iri mu ihema, ntiri mu rusengero, ntabwo turi kuyisanga mu rusengero runaka, ntabwo turi kuyisanga mu butayu bw'ibunaka, ntabwo turi kuyisanga ahantu aho ariho hose, ntabwo ni ukuri turi kuyisanga kwa runaka. Iri muri wowe. Ndakubwiza ukuri, ikintu Apostle adukorera ni ukutwigisha izi mpano nziza zo kwigisha Imana ijya ibaha umugisha, kuko baduhereza ubuzima pe, baduha ubuzima, hanyuma tukagenda tukaba muri ubwo buzima. Ariko ntabwo turi Imana ntabwo turi kujya kuyishaka no muri Apostle cyangwa muri Olympe. Imana ikurimo niyo ibarimo, niyo ikurimo twese. Nta hantu na hamwe, nta muntu n'umwe turi gushakira mu Imana, kuko Imana ni ibintu yikoreye iratwisangiza. Ariko bakundwa, iyo mbwiriza ndavuga nti icyo wumvise genda uko nguko wumvise. Ntabwo njya nirengagiza ko hari igihe umuntu avuga ngo ubutumwa bwiza simenye ibyo avuze, nkagenda nyine uko sindi icyo nafataga n'icyo nafataga. Ariko turashima Yesu ko twumva ubutumwa bwiza, uko twumva, uko twicara hamwe tukaba ari cyo tugambirira kumva, ukavuga uti ni iki nshaka kumva, uko nawe ubiho uwo mwanya. Ndakubwiza ukuri, icyo ngicyo wumva nyine uzaba cyo, icyo ngicyo wahaye umwanya uzaba nkacyo. Nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe, bareka ubugome bitabe Yesu. Mana turagushimye, tugushimiye ko wemeye kuba muri twebwe, tugushimiye ko wemeye kuba umwe natwe mwana. Waduhaye ubwiza bwawe bwose, waratwihaye, turagushimye. Ubwo buzima nibwo turimo, kandi twamenye yuko ibyo wakoze, ibyo waduhaye biruta ibyo twiyumvamo n'ibyo tutiyumvamo. Turagushimye, turagushimye ko wabikoze mu mwuzuro wawe, kandi uri kubiduhishurira, uri kubitwigisha, uri kubiduhereza, uri kudutera kubibona mu murimo wawe w'irivuga butumwa rikorerwa aha. Mwami, urahari ngo tubimenye, urahari ngo tubishurirwe, urahari ngo buno buzima tubugenderemo. Urakoze mwami, turagushimye. Abera bawe uko bamenye urukundo rwawe, uko bamenye icyo wakoze, mwami, baribona muri urwo rukundo, baribona muri uwo murimo, baribona muri uwo mwuzuro, baribona mu muryango w'ubumana. Kandi n'abazabyumva bose, abazabyumva bose, abari kure n'abari hafi, mwami turagushimye ko nabo wabateguye muri urwo rukundo, ko nabo wabateguye kubakira. Ushimwe mwami, turagushimiye. Ibi ni ubuzima twakiriye, kandi ni ubuzima tubamo, ni ubuzima tubayeho. Urakoze mwami ko wabikoze, urakoze ko wabiduhaye. Amen, amen. Murakoze, muri umugisha. Amen, amen, amen. Amen, amen. Araki urakoze cyane, uri umugisha. Yego, urakoze kutwibutsa ko turi insengero z'umwuka wera, urakoze kutwibutsa ko Imana iri muri twebwe. Mbese nyine urakoze pe, uri umugisha cyane. More grace upon you. Amen.
So abaje nyuma rero nabo turabiyegereje mu izina rya Yesu, mukomeze kwiyumvamo ikaze. Tugeze mu mwanya mwiza wo gushima Imana. Niba hari umuntu ufite amashimwe yashima Imana mu buryo buri publicly, yashyiraho ikiganza ubundi tukamwakira. Ko mudahanika si ibiganza ko mutazamura ibiganza ngo dushime Imana. Yego Jonathan, ndakwakiriye rwose, shyiraho microphone yawe ushime Imana. Yesu ashimwe. Ndahimazwe cyane. Nanjye ndashima Imana kubw'uyu mugoroba, kuba Imana ikibarinze nanjye ikaba yandinze. Ni ishimwe rikomeye. Hari abandi bari mu bibazo bigiye bitandukanye, ariko twebwe ndashima Imana ko tugihumeka umwuka w'abazima. So icyo nshima Imana kindi, ndashima Imana kubw'iki cyumweru nagizemo ibihe byinshi. Ndashima Imana yandinze impanuka mu cyumweru gishize. Imana yumve ko nyishimye, murakoze cyane. Amen amen. Jonathan uri umugisha. Reka me Diane turi kumwe nawe agiye gushima Imana kuri iyi microphone yanjye. Ndakwakiriye. Haleluya haleluya. Mbere y'uko gatoya nshima Imana, reka ngire akarimbo ndirimbaho kavuga ngo ng'imirimo uhora unkorera Yesu, nzahora nkwirata, singifite guhangayika, Yesu ambereye maso, ng'imirimo uhora unkorera Yesu, nzahora nkwirata, ngo singifite guhangayika, Yesu ambereye maso, ngambereye maso, ambereye maso. Haleluya haleluya. Amen amen. Ndashima Yesu Kristo, umutima wanjye wuzuye ibyishimo n'umunezero. Nabona aho navuga ngo ni fitososi yabyo ngo biraturuka aha, ariko one thing mbona uko bwije n'uko bukeye n'uko Kristo niyo jambo, kandi koko kubyizeye niko bisohora. Today it was navuga ko ari umunsi nabonaga ushaka kunzanira nawe murabyumva, ariko the more I meditated ku ijambo rya Kristo, mwibuka ukuntu Imana inkunda, nkumva ko ntacyo ndakira. Mana yanjye nagendaga abantu bose mu mujyi mbasekera, bakambwira gusa kuki uhora wishimye, nyine hahandi batona ko kuki uhora wishimye. Oh my God. Umva guys, mukunde Kristo, mugongeye mukunde Kristo, aho musomye mukunde Kristo, mwigana na bagenzi banyu ijambo ryanyu, he will manifest more and more. Choosing to believe in him, wongera choosing even though situation yazikamira gutya, no, ubwira Satani we toka kure, I have Jesus, ambwira iki. Guys, na fighting in my mind, but ari mu mutwe nayirebaga nk'abana, ariko ese ndahitamo kurakara cyangwa mpitamo kwishima icyo Kristo ambwira, ndahitamo kuba navuga ati ndajya muri ibi cyangwa mvuge Kristo bani. No, I have changed. Christ is changing me. Rero I have to choose in my mind. Guys, it manifested. Aho najyaga hose ngabasekera.
nkumva nanababwiriza Kristo nkababwira ati wowe ubwo fata akanimero kanjye nzakubwiriza ubwire ukuntu Kristo ari mwiza. Let's have the heart of God kuko iri ku bantu ntiri kuri twebwe gusa n'abo ngabo bandi bamubone. Iryo ryari ishimwe ryanjye murakoze. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Imana ishimwe ku bwa Diane. Muramutse mubonye ukuntu yari arimo kugira wagira ngo yari agiye nko kurwana mu gihe yari avuze ngo battlefield yari iri mu mutwe we yari imeze nabi. So turashima Imana rero ko ari umutsinzi no kurushaho ku bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Nta wundi muntu ufite gushima Imana ngazamura ikiganza. Okay, reka nshime, ndashima Imana yuko yabanye nanjye uyu munsi wose. Wari umunsi mwiza cyane kuri njyewe kubw'ijambo rya Kristo. Niwe wenyine soko y'ibyishimo, niwe wenyine definition of life. Ndashima Imana kubwo aho ikigeze ikora mu buzima bwanjye. Ndashima Imana kubw'agakiza. Ndashima Imana kubw'abantu yanzaniye mu buzima bwanjye. Imana nishimwe cyane. Ndashima Imana kubwanyu mwese muri umugisha kuri njyewe. Mbese nyine ndashima Imana ko inyitayeho cyane, my God, inyitayeho cyane. I shall lack nothing because the Lord is my shepherd. Ndashima Imana cyane kubw'ubuntu bwayo buri ku buzima bwanjye. Oh my God, ndashima Imana nyine kubwa favor, kubwa grace, kubwa blessings, kubwa wisdom. Ndashima Imana kubwa buri kimwe. Imana yumve ko nyishimye. Hanyuma ndabashimiye cyane kubana nanjye muri uyu munsi. Mwakoze cyane kwitanga. Ndashimira umwigisha w'ijambo ry'Imana Lucky, uri umugisha. Ndashimira Denise cyane wadufashije mu kuramya no guhimbaza. Nawe uri umugisha. Mwese muri umugisha. Imana ishimwe cyane. Reka nakire Pastor Mpano nawe aze adusoreze mu izina rya Yesu. Murakoze. Amen, amen. Lucky uri umugisha cyane kandi Beta nawe uri umugisha cyane. Dushimira Imana twese kubw'uyu munsi mwiza Imana yaduhaye. Hanyuma dutahe, ariko ejo turakomeje. Gahunda ni 12:30 nk'uko bisanzwe. Ndabararikira ariko inshuti zanyu, abantu bashaka kumenya ubutumwa bwiza, abantu bakunda ijambo ry'Imana, mubararike. Iki cyumweru gikurikiraho dufite ibintu byiza byinshi cyane, dufite abigisha b'umugisha cyane. Ndabizi ko tuzaryoherwa kandi tuzakomeza kugenda dukura, dushiftinga from glory to glory mu izina rya Yesu. Hallelujah. Thank you Jesus. Turagushimiye Mwami kubw'abana bawe, kandi turagushimiye kubw'ibihe byiza uhora uduhera imbere yawe no muri wowe mu izina rya Yesu. Impamvu washyizeho ino platform no kugira ngo mu izina rya Yesu amaso y'imitima yacu ahumuke, ahweze, twimenye kandi twimenyere mucyo wakoze n'umurimo warangije ku musaraba. Thank you Jesus. Turagushimiye ko Mwami ikintu cyose kimeze nk'igitwikirizo cyari ku mitima ndetse amaso y'imitima yacu kigenda kivanwaho no kumenya ubutumwa bwiza no kumenya ijambo ry'Imana, tukava mu bya kera, tukava mu mashusho, tukava mu bintu bitagaragara, mu bintu bidafatika, tukinjira mu bifatika. Ubuzima bwa Kristo bugahinduka igikorwaho mu buzima bwacu in the name of Jesus. Mu byo tuvuga, ibyo dutekereza, ibyo dukora bikamanifestinga, bikerekana Kristo muri twebwe in the name of Jesus. In our works, in our studies, in our project and all activities that we are in, oh Lord, the King of glory, ubana natwe kandi ubwiza bw'Imana buri kuri twebwe. Thank you Jesus. Ndagushimiye ko Mwami ineza yawe igumanye n'abana bawe, kandi n'umunsi w'ejo Mwami ubwo tuzongera guhurira ahangaha, ndagushimiye ko tuzongera kunezerwa cyane kuko ari byo bidukwiriye kandi ari byo dutegurira buri munsi mu izina rya Yesu. Amen. You are blessing, kandi muri umugisha cyane. Mukomeze kuryoherwa n'ibihe byiza biri muri Kristo Yesu. Mugende mwinjoyinge umurimo Kristo yakoze, kandi mukomeze kubisangiza inshuti, abavandimwe, imiryango. Nimuceceke.
inkuru nziza wamenye ntuyicecekane. Anyways, hari akantu nanibagiye kubabwira muri iki gihe muri iki gihe cyacu, ikintu cyiswe social media kiri gukoreshwa cyane, kandi abantu bakagikoresha nyine mu buryo butandukanye, abagikoresha mu buryo butari necessary cyangwa se bagakora ibindi bintu nyine bitandukanye. So ndashaka kubabwira ngo ubwo social media ziri gukoreshwa zamamaza ibintu bitari byiza bitandukanye, hari abari kuzikoresha bamamaza ibintu by'ubutinganyi, bamamaza ibintu bipfuye bimeze ukuntu. Reka natwe duhaguruke nk'abana b'Imana, dukoreshe resources Imana yatanze muri iki gihe, sibyo? Tuzikoreshe preaching a gospel. Amen. Status yawe ntukayirizeho za jokes cyangwa se memes, uyishyireho ijambo ry'Imana bati muri Kristo Yesu nahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Ukubiteho nk'ako kantu, umuntu nakubaza ati bimeze bite, ni gute wavuga ibi bintu, utangirira aho ngaho umubwira ubutumwa bwiza. Amen. Facebook zanyu mwe kuzirizaho jokes n'amavideo adafite gahunda, mukubiteho ijambo ry'Imana, mukubiteho utuntu nyine ibintu mwigira hano nyine bimanifestinga no ku matelefone yanyu no kuri devices zanyu mukoresha, zikore zivuga ubutumwa. Amen. Sibyo? Ndashaka kubakangura. Igihe tugezemo ni igihe umwanzi ari gukoresha nyine ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo akomeze ahuma abantu amaso ntibamenye Kristo. Ariko natwe ubwo turi guhishurirwa Kristo, reka dukoreshe izo resources preaching the gospel. Amen. Ntabwo uzatubwiriza hano kuri no platform ariko twaguhaye platform gusa, ahubwo na device yawe wayikoresha uvuga ubutumwa bwiza. Murabinyemereye? Icya kabiri dushaka kubabwira yuko kubw'iyo mpamvu dufite page ya Instagram, Aheza, he is the manager wa social media dukoresha hano hamwe na Honore. So ndashaka kubabwira ngo mujyeho mukore subscribe, mujyeho mukore follow, musharing inshuti zanyu, kuko ducisha ijambo ry'Imana baze bumva ubutumwa bwiza. Niba hari abantu baba bafite 1,500 babashyiraho ibintu bitavuga ubutumwa bwiza, bitavuga Kristo, why not twebwe tutagira iyo zero, tutagira iyo passion yo gusharinga ubutumwa bwiza through social medias? Come on guys, mukanguke. Dushaka kubakangura, mind zanyu nizibe active. Niba turi gusobanukirwa tukamenya Kristo, reka tubibyaze umusaruro. Yesu abagire neza. Ndabashimiye cyane ko mugiye kubikora, kandi ubwo dufite YouTube channel iba yaciyeho ijambo ry'Imana tuvuga Kristo, yisharing nk'inshuti zawe. Wenda no yisharing abantu 20 muri contact ufite, ntihazaburamo 5 bakandaho bakumva. Niyo bakumva iminota 5 cyangwa 10, iryo jambo yumvise ashobora kuryirengagiza uyu munsi cyangwa ejo bundi akumva ni ibintu bishyashya mu matwi. Ariko the more you share, the more azakomeza kugenda ahishurirwa. Umwuka wera agenda avugana n'abantu mu buryo butandukanye, ariko you are the channel. So let us be channels to sharing ibyo tumaze kumenya. Yesu abagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka wera bibane natwe twese na bene data bose n'ibihe bidashira. Amen. Shalom shalom, muri umugisha, muramuke neza.